nzahagarara ku munara wanjye, ndindira numva icyo mbwira. Niba mpagaze mu bushake bwe, ndabizi azansubiza. Alleluya, alleluya, Uwiteka azansubiza. Shalom, reka dutangire tubasuhuza mwese mukurikiye iyi channel ya Evangeliser Monde TV. Imana ibaho umugisha. Uyu mwanya reka dusangire ijambo riboneka muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Reka dusubiremo. Iri jambo riboneka muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Iri jambo nk'uko turisomye muri Yesaya ngo ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Umuntu yakwibaza, nawe wibaze, ibya kera mutibuka ni ibiki? Ese ibyashize mutagomba kwitaho ni ibiki? Wowe ku ruhande rwawe se ni ibiki utagomba kwitaho? Cyangwa se ibyahashize hawe ni ibiki udakwiye kwibuka? Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo igiye gukora ikintu gishya kandi icyo kintu kigiye kwaduka. Ngo mbese ntimuzakimenya? Kimwe cyangwa se umwe mu migambi Imana ifite mu buzima bwawe nuko ushobora kuba uhagaze mu nzira imeze nko mu butayu. Ushobora kuba uri ahantu ubona hagose umwijima. Ushobora kuba uri ahantu ubona hadashobora gucika inzira. Umuririmbyi yararirimbye ngo he will come to make a way. Ngo araza gushyiraho inzira. Ngo araza gushyiraho inzira. Araza gushyiraho inzira. Ngo areba kuraho ntabasha kubona. Nzahora mwiringiye. Araza gushyiraho inzira. Araza gushyiraho inzira. Areba kuraho ntabasha kurora. Nzahora mwiringiye. Amen. God will make a way. Imana izashyiraho inzira. Ngo izatembesha imigezi kandi izaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Ushobora kuba wari uhagaze ahantu hameze nko ku manga. Ushobora kuba wari uri ahantu ureba imbere, ukareba inyuma, ukareba iburyo n'ibumoso, ntubone inzira. Ariko akira iri humure rituruka ku Mana ngo araza gushyiraho inzira. Ngo azaharura inzira mu butayu. Ngo kandi izatembesha imigezi mu kidaturwa. Reka dugaruke kuri cya kibazo nababajije mbere ngo mbese ni ibiki bya kera ijambo ry'Imana riri kubwira ngo ntimubyibuke kandi
ni ibiki byahashize mudakwiye kwitaho. Bene data, wowe unyumva, biragatsindwa n'Imana guheranwa n'amateka mabi wanyuzemo, akakubera inzitizi, akakubera igihu, akakubera umwijima, ukubuza kureba imbere iyo uri kujya ngo utumbire umusaraba. Rimwe na rimwe hari igihe tunyura mu bikomeye nk'ibyo wanyuzemo, noneho ugasanga bya bindi bikomeye bitubereye inzitizi. Kandi Abafaransa nabo ubwabo baravuze ngo après les échecs la vie continue. Nyuma yo gutsindwa, nyuma y'ingorane, nyuma y'ibyakubaho byose, ariko ubuzima bugize ute? Ubuzima burakomeje. Ibya kera ntimubyibuke. Mwene data, ahari wanyuze mu bibi byinshi, wanyuze mu bikomeye byinshi, ufite ubuhamya bukomeye. Ahari abawe bagushizeho, ahari abawe wiringiye bakuvuyeho, ariko se wowe uracyariho. Ugomba gukomeza ubuzima rero. Imana yakuremeye umugambi mwiza, Imana yakurindiye umugambi mwiza. Kubugeza aya magingo si ku bwawe, ahubwo nuko ari umugambi mwiza Imana igufiteho, kugira ngo uzave ku isi usohoje gukiranuka kose, ukoze iby'Imana yakuremeye. Kuko umuntu wese waje hano kuri iyi si afite impamvu Imana yamwohereje, afite impamvu nyamukuru Imana yatumye imurema imushyira ku isi. Kwari ukugira ngo tubeho tuyihesha icyubahiro, tuyiramya ku manywa na nijoro, kandi tuyubaha, tuyikorera. Ariko se uri gukora icyo waremewe, cyangwa uheranwe no kureba ku musozi w'ibyakubayeho, cyangwa ibirimo bikubaho ubu bikaba bikubujije gutambuka? Nyamara ne faut pas prisonnier, ne faut pas être prisonnier de tes mauvaises histoires passées. Ntabwo ugomba kuba imbohe. Tu ne dois pas être esclave. Ntabwo ugomba kuba imbata y'ibyago, y'amakuba, y'amateka, y'ibyaha wivurugusemo. Ahari uyu munsi wa none ushobora kwireba ukavuga nkurikije ibibi nakoze nta nubwo nababarirwa, ariko nuko ndayakubwire ko nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Ubwo Yesu yari ari ku musaraba, yababariye igisambo ku munota wa nyuma, ariko mbere yuko azamuka ajya ku musaraba hari geste ikomeye cyane yakoze. Imbaga nyinshi ubwo yari iteraniye aho imbere y'umucamanza cyangwa se y'uwari uyoboye empire y'Abaromani, witwa Pilato, yarahagaze aravuga ngo mbese murashaka ko tubohora nde, ari Baraba ndetse na Yesu? Mu by'ukuri yabivuze asa n'uwikinira yigiza nkana, ndetse kuri we yaragize amahirwe yo kuvuga ngo mbonye ikintu noneho kigiye gutuma Yesu yitahira atabambwa nk'uko bari kubyifuza. Yarabibajije azi ko akurikije Baraba wari ufunze, uburyo yabamariye amatungo, uburyo yononye abagore muri communauté, uburyo yapfumuye amazu yabo n'urugero, uburyo yakoze ibibi byinshi, ari imbohe y'ikimenywa bose. Nta muntu wakwemera ko Baraba asohorwa muri gereza ngo yongere asubire muri sosiyete. Ariko Yesu kuko ari umwami w'imbabazi, kuko ari umutunzi ufite imbabazi zitagira akagero, n'abameze nka Baraba iyo bagize amahirwe yo guhagarara imbere y'umugabo witwa Yesu, Baraba aritahira abaribere, ubundi Yesu akabambwa mu cyimbo cye, kuko Yesu yaje gupfira n'abameze nka Baraba. None se wowe wakoze ibibi byinshi bikabije biruta ibya Baraba? Oya, Yesu aguhagaze imbere, n'umwemero ukavuga ngo ndemeye ndakwakiriye ngwino mu bugingo bwanjye, ni ukuri arakugira icyaremwe gishya. Ibya kera rero, ibyaha, ibyago, ingorane wanyuzemo, ibyo byose ntibikwiye kukubera inzitizi zo gukomeza ubuzima, zo gukomeza urugendo, kubera ko Imana igusezeranije nonaha ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, kandi ngo icyo kintu kigiye kwaduka, ngo mbese ntimuzakimenya. Imana igufasha cyane wowe waruteze amatwi wumva iri jambo ry'uyu munsi, impamvu y'uyu munsi. Mu by'ukuri Imana ikomeze ikugirire neza. Murakoze kubwo gukomeza gukurikira ibiganiro binyura kuri channel ya Evangelize Le Monde TV.
Imana ibahe umugisha. Icyampa kugira ngo uyu munsi wa none nawe Imana iguharurire inzira aho utabonaga inzira. Reka dusenge. Databuja, Mwami Imana, Murengezi, Mutunzi w'imbabazi nyinshi n'urukundo bitagira akagero, nsengeye umuntu wese uzumva cyangwa se urimo yumva iki kiganiro kugira ngo cyongere kigire icyo cyungura mu bugingo bwe. Abameze nk'abari mu butayu ubaharurira inzira, ko ntujya ubura inzira zawe zirenga ibihumbi. Abameze nk'abari mu kidaturwa, ahantu hatagira amazi, ahantu bishwe n'umwuma, bishwe n'inzara y'iby'umwuka cyangwa se iby'umubiri, abo bose Mwami uze ubatembeshereje imigezi y'imigisha idudubiza ituruka iwawe mu ijuru, kugira ngo ubwo tuzongera guhurira kuri uyu muyoboro Mwami ku wundi munsi, tuzabe dufite abantu benshi bari gushima Imana bavuga ngo ni ukuri ubwo twumvaga rya jambo ryaraduhembuye kandi twarisengeyemo turizera. Urakoze rero Mwami kubw'umwuka wera mwinshi ugiye gusuka ku bantu bawe, kugira ngo wongere ubakumbuze iby'agakiza, wongere ubakumbuze ubereke iby'ibyiringiro byabo, ko nta muntu n'umwe wakwiringiye uzakorwa n'isoni. Urakoze rero kugiye kubana natwe, kugirirwa neza no gufashwa n'Imana bikomeze kubana n'umuntu wese ukunda gukurikira iyi cano, kubw'izina rye ryera Kristo Yesu. Urakoze tubyambaje kandi twizeye, amen. Bene data, niba iki kiganiro kikunogeye wibuke gukora share, ugisharinga bagenzi bawe, comment yawe, like, ndetse by'akarusho mukore subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Nzahagarara ku munara wanjye, aho ndindira numva icyo mbwira, niba mpagaze mu bushake bwe, ndabizi azansubiza. Aleluya, aleluya, Uwiteka azansubiza. Ndamwizeye, nyuzwe nuko yankunze, ndacyari ku munara kandi sindambiwe. Niba mpagaze mu bushake bwe, ndabizi azansubiza, ndabizi azansubiza. Aleluya, azansubiza. Aleluya, azansubiza. Aleluya, azansubiza.